Be there to watch. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Umugoroba muhire nshuti mwese mukomeje gukurikira gahunda Flash TV yabateguriye no mwanya w'ikiganiro Flash Business. Ikiganiro Flash Business mu muri kumwe nanjye Bergine Bizimana tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye mu iterambere ry'igihugu muri rusange n'abanyarwanda. Tugaruka kuri business cyangwa se ubucuruzi bugiye butandukanye. Tunabutsa kandi ko ushobora gutanga ibitekerezo byawe muri iki kiganiro cyacu. Wahereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp yawe, iyo nimero ureba kuri ekra yawe, ubwo ngubwo dushobora gusubiza ibibazo byawe cyangwa se ubutumwa bwawe bugufi cyangwa se n'ibitekerezo byose tugenda turushaho kubyakira. Kuri uyu munsi rero n'abatindiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kugaruka ku cyakorwa ese n'iki cyakorwa kugira ngo hoteli cyangwa se amahoteli n'ubukerarugendo birusheho gutanga serivisi nziza. Dufite abatumirwa bacu hano, turabanza twakire umutumirwa wamaze kuhagera n'undi uraza kujya bwongo turaza kugenda tubamenyesha cyangwa se tububwira uwo ari we naho araza kuba aturutse. Tubaguhaye ikaze muri Studio Flash TV. Murakoze cyane. Mwakwibwira abadukurikiye. Nitwa Mudara Bertin, nkaba ndi muri sector y'ubukerarugendo, abafite hoteli yitwa Diane Fosse Nyiramacibiri iri i Rubavu. Mwakoze cyane. Kugeza kandi turi kurebera hamwe ku bijyanye na serivisi nziza. Tugiye kwakira inama ya Cogamu, ni inama izaba irimo abashyitsi cyangwa se abantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko noneho icyo gihe hari kwibandwa ku bijyanye na serivisi nziza yaba ari mu mahoteli n'ubukerarugendo n'izindi serivisi zitangwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko turibanda ku mahoteli n'ubukerarugendo kuko niho ipfundo rya mwamba riri, kuko burya aho umuntu araye n'icyo ariye niho agomba kubanza kubona serivisi nziza kugira ngo n'ubuzima bwe burusheho kugenda neza n'icyamuzanye kibashe kumushimisha. Kugeza akanya mu mahoteli muri gukora iki kugira ngo iyo ntambwe ibashe kugerwaho? Twagize inama nyinshi dufashijwe n'abayobozi batandukanye, abakarere, ab'intara ndetse n'inzego z'umutekano. Kurikira amabwiriza menshi aturuka muri RDB, baradusuye baza kureba aho tugejeje twitegura. Kugeza ubu ngubu imyiteguro imeze neza, twiteguye kwakira abashyitsi bose bazadusanga. Ariko ubundi niyo bashatse kuvuga serivisi nziza ubundi ni iki, itangwa ite, ikorwa gute? Serivisi nziza ni ukwakira umukiriya akabona icyo yifuza, nk'uko tuvuga ko umukiriya ari umwami, nta kindi aba akeneye, byose aba yabisize mu rugo, aba abifite, ariko yaje agana ihoteli kugira ngo imwakire kandi imuhe ibyo akeneye byose n'uburyo abishaka. Hanyuma noneho kugeza akanya wenda nkamwe wavuze ko uri umuyobozi wa hoteli Nyiramacibiri, kugeza akanya umwihariko wanyu ni uwuhe ku buryo umuntu nazaza azahabona rya reme ritandukanye n'iry'ahandi, ku buryo yavuga ati hari ahantu byanga bikunda ngomba gusubirayo? Nk'uko mubibona twagerageje gushaka ibintu by'umuco wa Kinyarwanda. Nashoboye kureba izindi hoteli ujya mu bihugu byose bitandukanye ugasanga bafite ibintu biganisha ku muco wabo. Nanjye naravuze kubera iki tudakora ibi by'umuco wacu. Yego. Kandi mbona ko abakiriya baza babishaka babikunze. Hanyuma noneho ukabona kiriya ari cyo kintu gishobora kuganisha mu ikundwa cyangwa se mu itangwa rya serivisi nziza, cyane yuko buri hazamo ibintu bijyanye n'imirire cyangwa se kwa kugira abantu b'inararibonye muri ako kazi cyangwa se muri uwo mwuga. Kugira ibikorwa by'umuco ntibihagije, icy'ingenzi ni uko icyo umukiriya asabye akibona akakibonera ku gihe, noneho akagira n'ibindi bimurangaza by'iruhande kugira ngo igihe cye azagishime, azube ko yaruhutse mu mutwe, yabonye ibintu bimurangaje, ariko ikinini ni uko abona icyo ashaka, icyo yifuza. Akoze cyane. Reka twakire na Emmanuel aturutse muri RDB, ariko nawe araza tubwira cyangwa se twibwira by'umwihariko n'inshingano ze. Tubaye ikaze muri Studio Flash TV.
murakoze. Ngira ariko wenda kambotiyaje. Kazi hari igihe kaba kenshi utunota tukafatwamo. Ariko tubaye muri Studio Flash TV turuganira kuri jyanye n'itangwa rya serivisi nziza mu hoteli n'ubukerarugendo. Kugeza akanya Emmanuel ngira ngo banze twibwire by'umwihariko n'inshingano zanyu kugira ngo badukurikiye bashe gusobanukirwa tuganire bakoze ibyimbitse. Murakoze. Nitwa Emmanuel Nsabimana, nkaba nkorera mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Abashinzwe ishami rishinzwe amabwiriza n'amategeko y'ibijyanye n'ibigo by'ubukerarugendo cyangwa se Tourism Regulation Department. Murakoze cyane. Topic yacu nkuko natangiye mbikubwira turugaruka ku bijyanye n'itangwa rya serivisi nziza mu hoteli n'ubukerarugendo. Kugeza akanya nkuko mu bizi turi kwitegura inama nyinshi zigiye zitandukanye u Rwanda ruzakira, by'umwihariko yuko n'ubundi abantu baza batugana bagomba kugana amahoteli bakagira n'ubukerarugendo mu gutembera cyangwa se mu kujya hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bagenda basura. Kugeza akanya mu gukora iki nka RDB kugira ngo imyiteguro mugeze hehe kugira ngo za serivisi nziza zibashe kurushaho kunoga, by'umwihariko baje batugana batazagenda baveba igihugu cyacu. Murakoze. Imyiteguro ya CHOGM ni ikintu kinini. Ni ikintu kinini, imaze igihe kinini. Murabona ko yagomba kuba mu 2020 haza covid na 2021 ntibyakunda na 2022. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe cyose nubwo covid yajemo ariko twagumye dutekereza CHOGM ko izabaho. Yego. Navuga ko mu bijyanye no kwitegura hari ibintu byinshi bitandukanye, ariko wenda by'umwihariko ku bijyanye no kwakira abantu n'amahoteli, wavuga uti harakorwa iki cyangwa se hakozwe iki. Icya mbere ni uko nizera neza ko twiteguye, amahoteli ariteguye, dufite ibyumba bihagije. Ikindi cyo umuntu agomba kubanza kureberaho, turavuga ngo haraza abantu bagera ku 5,000 bazaturuka hanze cyangwa se barengaho gato. Ubwo bushobozi cya mbere nuko tubufite hano mu mujyi wa Kigali, ugendeye ku mahoteli yaba meza manini cyane bitewe n'abantu bazaza ko bazabangana. Icyo cyizere turagifite. Icya kabiri mu kubakira harakorwa iki. Ngira ngo mu minsi yashize hagiye abaho maripoti wenda mwagaragaza ko serivisi atari nziza hamwe hanahangaha, wenda binatewe n'uko na covid cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye. Ariko icyakozwe nuko leta yashyizemo ingamba zishoboka zo kongera guhugura abantu bazakira abashyitsi mu mahoteli atandukanye. Twagiye tugira amanama menshi cyane n'aya mahoteli tubaza uko biteguye ibijyanye n'abakozi babo. Ese kubera covid abakozi bamwe bari baragiye, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Ese abakozi babagaruye se baracyari kuri level bari bariho mbere, urwego bari bariho. So hari amahugurwa menshi yakozwe dufatanyije n'abafatanyabikorwa benshi batandukanye harimo nk'umuryango Mastercard Foundation n'abo bakorana bose. Ubu by'umwihariko muri iki gihe turimo mu mahoteli manini y'inyenyeri 5 abakozi bose bandi bazakora muri event kwakira abantu guseriva, bose bari gukora amahugurwa azamara igihe yagiye kumara igihe cy'ukwezi, kugira ngo turavuga ngo ugupolishinga nakakandi kabaragaho kiyongereho. Ikindi, inzego nyinshi zitandukanye za leta n'iz'abikorera private sector turi gukorera hamwe kureba cyane cyane ku kintu kijyanye na supply cyangwa se ibizakenerwa, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo byose. Eske turiteguye, dufite ibyo kurya bihagije, ibituruka hanze, bituruka mu gihugu, ibyo kunywa bihagije, ibyo bashyitsi hanze bashobora gukunda. So hari uburyo inzego zose dukorana ku making sure cyangwa se kugira ngo hatazagira ikibazo wenda cyabaho kijyanye n'amastock. Ushobora kwakira umuntu neza ariko ukabura icyo umuha. Byose rero ni ukubijyanira hamwe tukagenda tubifatanya. Navuga rero ko muri rusange twiteguye, kandi nzi ko n'abafatanyabikorwa cyane cyane amahoteli abariteguye, n'abandi bantu bategura ibintu bishobora kurangaza abantu nk'uko numvise muzehe abivuga Bertrand. Bategura ibikorwa by'imikino, iby'abantu bakwishimishamo, ama exhibition bitandukanye. Ibyo byose abantu bari kubitegura ku buryo ikiriya cyumweru abantu batazagira ikibazo cyo kubona aho basiga amafaranga yabo. Niba ndakeka bazabazanya menshi, ariko dushaka ko amenshi cyangwa se yose asigara mu gihugu. Bertrand, hakunze kuvugwa cyane cyane mu mahoteli wenda by'umwihariko muri iyo domaine, kuba abanyamahoteli benshi usanga wenda bashyiraho abakozi badari abanyamwuga. Ibyo wabona yaba imbogamizi mu itangwa rya serivisi mbi rikunda kugaragara mu mahoteli, cyangwa se
ubona ntago byazana ingaruka mu guhombya hoteli? Abakozi dufite hariho abashobora kuba badafite amashuri batarabyize ariko bafitemo uburambe. Nkemeza ko hari ubushake nta kibazo gishobora kuba cyaba, kuko iyo umuntu yumva ngo kwitegura wagira ngo ni ukwikorera umuzigo. Tubihoramo no mu miryango, duhora dutegura ubukwe, tugategura izindi events. Simbona rero ko iki kibazo twahita tukifata ubu ngubu ko byaba ariyo mbogamizi. Imbogamizi harimo kurangara, harimo no kwibagirwa ibikoresho dufite. Ugasanga uzanye ikintu kimaze amezi 5 kitozwa huti kuko abakiriya babonetse, ukagikubita aho ngaho. Ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi cyane, ahubwo bisaba ubushake no kutarangara no kumenya icyo ushaka, cyane cyane ko ubu tumaze igihe muri periode ya covid ibintu byinshi bihagaze. Bisaba ko dukora attention ikomeye cyane, turebe ibikoresho akenshi biba bihari, ariko iyo hajemo uburangare ushobora gusanga umukiriya umuhaye ikintu kitari cyiza kandi n'ikiza gihari. Ntabwo ari ubumenyi cyane, kuko mu muco wacu wa Kinyarwanda kwakira umuntu, kwakira umushyitsi ni ikintu tuzi cyane, ko n'udafite n'isahani nziza mu muco wa Kinyarwanda ajya kwitira. Udafite ishuka nziza ajya kwitira, ariko umushyitsi yaza agasanga ibintu bimeze neza. Ubu noneho rero urakora business, urakira abantu bakuzaniye cash. Kora uko ushoboye, ugenda urebe ibintu byangombwa, ntunagire na panike, kuko iyo habaye panike usanga bashobora no kumena ibintu cyangwa se bakazana ibitari byo. Ariko witeguye, ubu dufite amahirwe ko tudatunguwe, tuzi ko abakiriya bagiye kuza b'abanyamahanga, kandi tugomba kwitegura tukareba ibyo bikoresho byacu. Ufite amahirwe akaba ufite umukozi ufite ubumenyi wabyize, ibyo ni akarusho. Ariko ntabwo ariyo byakwitwa ko serivisi yaba mbi kubera ko udafite abantu babyize, cyangwa se n'ufite uburambe n'ufite ubushake birashoboka rwose. Nakoze cyane. Namwe ndagira ngo tubwire noneho hagiye hakunda kumvikana mu minsi yashize bamwe mu banyamahoteli mwagiye mufungira. Ubundi hoteli igiye gufungurwa ifite ibyangombwa, mwamaze kwemera ko yabonye ibyangombwa cyangwa se ifite ibyangombwa bisabwa byose, bigenda gute kugira ngo nyuma muze kuyifungira? Ese haba babuze iki? Hashobora kubura byinshi. Hoteli mu by'ukuri itegeko ry'ubukerarugendo cyangwa rigenga ubukerarugendo mu gihugu risaba ko buri hoteli cyangwa se ikigo cyakira abantu, ashobora kuba hoteli, ashobora kuba amacumbi asanzwe yandi atari hoteli, ashobora kuba amaresitora ndetse n'utubari, amabare, bigombye kugira icyangombwa. Icyo cyangombwa rero tugitanga, hari ibintu tugenderaho, hari ibipimo bitandukanye, hari checklist tureba, standard tukavuga tuti wujuje ibi, ufite abakozi, ufite ibi byangombwa, ufite ibi bikoresho, ibi byose tukabirebaho. Gufunga rero icyo gihe bikwemera gukora kuko uba wujuje bya bindi by'ibanze. Ariko noneho gutanga serivisi ni igikorwa gikorwa n'abantu, ginakorwa n'ibikoresho ufite. So ni ibintu consistency bihoraho, cyangwa se gukomeza, bigomba gukomeza gukorwa. Impamvu hoteli ishobora gufungwa nuko ishobora gufungura yujuje ibyangombwa byose, ariko uburyo imikoreshereze yayo cyangwa imikorere yayo ntibe myiza, bya bikoresho bafite ntibabikoreshe neza, abakozi se ntibatanga serivisi nziza, bamwe na bamwe bafungirwa kubera amasuku. Isuku naho dutuye mu rugo, mu gitondo urabyuka ugakoropa ugakubura, ntacyo ukoze rero isuku ikagenda cyendera ikagera hariya, hoteli igeraho ifungirwa. Abakozi serivisi abo watangiranye nabo rimwe na rimwe wenda bagahinduka, cyangwa se n'abandi bakirara, serivisi zikaba mbi, ibyo bishobora gutuma hoteli ishobora kuba yafungwa. So ni ukuvuga ngo gutanga ibyangombwa ni kimwe, ariko noneho no gukoresha ibyo byangombwa kuri ibyo ugomba gukora. Urugero nk'abanyarwanda benshi baba bumva wenda ni nko kuvuga imodoka zitwara abagenzi igomba kugira autorisation yo gutwara abagenzi, ariko ishobora gukora amakosa muri kwa gutwara abagenzi. Na hoteli rero nuko ishobora kuba ifite icyangombwa cyemera gukora, ariko mo hagati uburyo itanga serivisi igakoramo ayo makosa ashobora kuba yavamo
kuba yafungirwa nk'uko si ugufunga gusa kujya inama guhana bisanzwe no gufunga birashoboka. hanyuma wenda nk'umo twajya tuganira mu mwere bagiye basaba kenshi cyangwa se bavuga bati nyaboneka muzatubarize niba wenda mwajya muha igihe runaka nk'uko muba mwabasuye mubaha nk'integuza mukababwira ati wenda nyuma y'icyumweru cyangwa kwezi kuzagaruka biriya bintu mubona mugiye mubikora hari icyo byakomeza kubangama ku itangwa rya serivisi muri hoteli kubasura mukaba mwabaha igihe mukavuga muti wenda ubwo tugusuye tugasanga utujuje ibi mu gikoni turagusuye dusanze utujuje ibi n'ibi tuguhaye igihe cy'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ubakemuye cya kibazo. Abo mwaganiriye ubwo ni nk'abo twafungiye kuko buriya keretse dusobanura wenda uko dukora ibyo dukora gufunga ni navuga ko ari last resort sinzi mu Kinyarwanda uko ndabivuga ni cyo cya nyuma gikorwa mu bindi byose biba byaragejejwe ni ukuvuga buri umuntu hariho umwanzuro wa nyuma ahantu nk'umwanzuro wa nyuma buri umuntu tujya gufungira muzajya mumwegera ahubwo mubaze bimeze bite byagenze biturinze kugera ahangaha bigenze gute kuko buriya turasura abakozi bacu barasura bagasanga ibintu bakakugira inama bakicarana I think abanyamahoteli bazabikubwira tukicarana nabo tukakubwira ibi ngibi bimeze gutya kosora aha tukakoreka tukaguha igihe nyuma y'igihe runaka ukwezi tugasubirayo tukakubwira bya ni twavuganye bigeze buriya muntu tugiye gufungira haba harabaye urwo rwerekano rwose ku buryo rwose n'inshuro n'eshanu zishobora kugeramo noneho twagera tukabona ko ibintu birenze utabyumva cyangwa se biri no kuri revumbi burankari nk'ibintu tutihanganira cyane ibintu by'umwanda n'ibintu bijyanye wenda na safety ibintu bishobora kuba byateza ikibazo ku buzima bw'abantu akenshi hari n'igihe hari n'ibyo hari n'abo dufunga ntibize mu binyamakuru kuko abo dufungira wenda bakajya mu binyamakuru makosa aba yaragiye apayiringa ariko hari abo dufungira tubona tuti ibi bintu hari umwanda mwinshi cyane turashaka ko ufata iminsi ibiri yo gukosora mbere yo wongera kwakira abakiriya ibyo kenshi tunabitangaze tugasiga tukaguha umwanya w'iminsi ibiri nk'itatu ugakosora bya bintu ukagaruka tubwira uti ibintu nabikosoye ukongera ugakora mu by'ukuri ibintu byose dukora aba ari ukurengera umunyarwanda aba ari ukurengera umuguzi aba ari ukurengera umukiriya rero hari ibintu bishobora gutuma utavuga uti umuntu nakomeza akore niyo byaba umunsi umwe gusa ariko agafata umwanya wo kugira ngo akosore ibyo afite ariko mu by'ukuri ntabwo dutungura aba bantu gusa kubatungura tubasura tubatungura ariko kubafungira haba harabaye process kuko nanone ugiye ubwira umuntu uti nyuma y'ibyumweru bitatu tuzaza kubasura tuzasange mwiteguye mudutegereje ko mukora serivisi neza sinibwira ko umupolisi agiye ahagarara mu muhanda akavuga ati ndaba ndi kukimihurura hanyuma ndaba ndi kureba iby'umuvuduko ko mwirukanka nawe urabyumva ni nka za kamera urahagera ukagenda ariko ntibivuze ko utakoze amakosa hari niyo mpamvu ashobora gutungura kubera ko hari aho ushobora kwiyoshuti nawe hari ugakora amakosa akagera natwe mu gusura hari aho duteguza bitewe n'impamvu ariko akenshi turatungura kugira ngo uhore witeguye kubera ko umukiriya aranagutungura abakiriya benshi baratungura baraza umukiriya rero wagombye guhora witeguye buri gihe ngira ngo wenda nuko nabisobanura murakoze cyane Bertin ndagira ngo noneho tubwire kugeza aka kanya abanyarwanda benshi kuki batari muri uyu muco wo kujya mu mahoteli gufata ifunguro baravuga benshi ngo amahoteli abahenze ndumva ariyo mitekerereze cyangwa se abanyarwanda benshi bavuga mu mahoteli biriya biciro byanyu kuki muri guhenda cyane budashyira ibiciro biri standard ku buryo buri munyarwanda wese yabyisangamo mwebwe byifashe bite wenda ubu ngubu bashobora no kwitwaza kovide ibibazo twamazemo imyaka ibiri ariko n'ubusanzwe ni ibintu duhora tuganira na RDB Manuel kenshi twarabivuganye ko bisaba kwigisha abaturage bisaba kubabwira akamaro ka hoteli nk'uko bashishikariza abantu kujya kwivuza kujya kwipimisha kujya umugore ugomba kubyara hari ibintu agomba gukora mbere yuko abona umwana ibi nabyo rero biri mu muco wa kinyarwanda aho ibintu byo gucuruza ntabwo byari byabazamo nko kumva kugurisha amata cyangwa kugurisha amazi cyaraziraga gucumbika byari bizwi ko ugomba kugenda wagera ahantu uri mu rugendo bakabyutsa abana ukaryama mu buriri bw'abana abana bakarara mu ntebe ariko
ubu bikwiriye kwigishwa akamenya ko n'abo bana bafite uburenganzira nawe afite uburenganzira bwo kwisanzura, kuko iyo umukiriya afashe icyumba biba bibaye nk'urugo rwe. Ibyo yifuza uko yabikoraga mu rugo ashobora kubisaba, ahubwo ihoteli ikaba yasabwa no gukora ibirenze. Ariko mu muco haracyari icyo kibazo, ni naho duhombera. Naho duhombera kuko mu byo twize byavugaga ko byibura abakiriya tugomba kwakira b'abaturage bagomba kuba byibura 60%, abaturuka hanze bakaba byibura 40%. Nizo principe niko twabyize, ariko usanga bigoranye. Ugasanga umuntu arivuza ahenzwe ibiryo yaguze, hanyuma akavuga ko bihenzwe, kandi yarangiza akajya no kwivuza kwa muganga ahenzwe. Urumva rero ni ibintu byo gusobanukirwa neza, abantu bakabimenya, kugira ngo ujye kuba ko ikintu gihenze no kubutaza agaciro kacyo. Ngira ngo hari Bertin tugiye gufata akaruhuko gato dutumikira badutumye twibutsa yuko mwese mukuri iki kiganiro cyacu ni Flash Business, turi kugaruka ku bijyanye n'ingamba cyangwa se icyakorwa kugira ngo amahoteli n'ubukerarugendo birusheho gutanga serivisi nziza. Mushobora kohereza ubutumwa bugufi kuri iyo nimero mureba kuri ekran yanyu munyuze ku rubuga rwanyu cyangwa se ku rukuta rwa WhatsApp, tukaza kugenda dusoma ubwo butumwa bwanyu bugufi. Reka dutumikira badutumye tugaruke mu kanya. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere mu zigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zujuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Isi ya none yabaye umudugudu kubera itumanaho ryateye imbere. Kugira ngo rero dukomeze twidagadure muri iryo koranabuhanga, ni ngombwa ko ibikoresho by'itumanaho biba byujuje ubuziranenge. Ibyo bikoresho ni nk'ibyomba abakorana bifashisha bahana ubutumwa, telefone zigendanwa, iminara isakaza amajwi n'amashusho n'ibindi bikoresho bikenera umuyoboro w'itumanaho frequency, hakiyongeraho ibikoresho bya electronique nk'amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi. Niyo mpamvu rero mbere yo kugura ibikoresho by'itumanaho mu mahanga, banza ugisha inama urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA, iguha uruhushya rwo kubyinjiza mu gihugu ndetse n'urwo kubikoresha. Nitubigenza dutyo tuzaba twirinze ingaruka zaterwa n'ibikoresho by'itumanaho bitujuje ubuziranenge, nko kwangiza ubuzima bw'abantu, kuvundira indi miyoboro y'itumanaho ndetse n'igihombo kuri wowe utaragize ubushishozi. Ubu butumwa n'ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Ikiganiro cyacu kiracyari Flash Business, twizere yuko aho uherereye wese ukomeje kudukurikira. Turi kugaruka ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora gutanga serivisi nziza mu mahoteli n'ubukerarugendo. Turi kumwe n'abatumirwa bacu, kugeza aka kanya wenda tugarutse kuri wowe watubwira iki ku bijyanye cyane twakonje kwibanda ku bijyanye n'amahoteli, ku bukerarugendo byo mu mahoteli bigenda gute? Wari wamuntu ushatse gutembera umufasha iki kugira ngo bibashe kumworohera, cyane yuko abaje ari nk'umushyitsi atamenyereye wenda nk'igihugu, by'umwihariko nabo bari mu gihugu wenda atamenyereye agace abajemo, mubafasha iki? Umukerarugendo igihe tugezeho tugomba kumenya ko atari mu hoteli aje, ahubwo abaje mu gihugu. Ukamwakira uvuga uti niba mwakiriye neza, azagenda avuga ati u Rwanda ni rwiza, u Rwanda rwakira abantu neza, rufite ibintu byiza. Ntabwo mwakira gusa mvuga ngo ari limited muri iyo hoteli yanjye gusa, ahubwo mubwira n'ubwiza bw'u Rwanda, nkamubwira ibyiza dufite mu Rwanda,
nkabimukundisha, ariko nkamuha bya bindi by'ibanze ntabibure. Ni nayo mpamvu bavuga ko bihenze, ariko biba bidahenze in fact, ahubwo biba bifite nuko dukererwa kubikora. Igihe umuntu asabye icyayi agategeza iminota 30 already cya cyayi ntabwo wakigishaka. Mukorere ukimuhe vuba, igiciro wamuha icyo ari cyo cyose, kubera ko wamukoreye neza ntashobora kubitekereza ko hari ikibazo yagira. Noneho ukanamubwira noneho ibyiza by'u Rwanda, ukarumukundisha, ukamuha ibyo ashaka. No mu bakiriya rero, nk'uko amahoteli dufite inyenyeri, nabo buriya bafite inyenyeri. Hari umukiriya w'inyenyeri imwe, hari umukiriya w'inyenyeri ebyiri, umukiriya w'inyenyeri 3, 4, 5. Niba kategori yanjye nka hoteli yanjye yewe ni kategori ya inyenyeri 2, uwo mukiriya aba yahisemo inyenyeri 2, nuko aba ari muri urwo rwego rw'inyenyeri 2. Abazi niba abanasobanukiwe, abazi n'ibyo agomba kubona biri mu nyenyeri z'iyo kategori. Ngomba kumufata rero nk'umuntu wamisemo, ahubwo nakora uko nshoboye nkaba namuha na serivisi inarenze iyo yaraje ategereje kuri booking yakoze. Nkamuha serivisi nziza akagenda yishimye, bizatuma abwira n'abandi bakagaruka bakagira uruza n'urugendo. Manwe, ibi bintu bijyanye n'ubukerarugendo twaganitse ku mahoteli, twibanye n'ubukerarugendo gusura hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari igihe abantu bigeze kuza bari bavuye Kampala bansaba ko mbatembereza hano mu mujyi wa Kigali, barambaza ahantu h'ubukerarugendo umuntu atembera hano hafi mu mujyi ni hehe. Iki kintu cyo mugikora iki kugira ngo mashire gushishikariza cyangwa se kumenyekanisha ubukangurambaga ku Banyarwanda muri rusange bamenye ahantu hari ubukerarugendo mu gihugu? Urakoze. Nibyo ntekereza ko wigeze no kubibaza, ngira ngo mbere tukwahoza avuga abanyamahanga n'abanyarwanda ubwacu twari dukwiye kumenya ibintu nyaburanga bitwegereye kandi dushobora no gusura, tugashishikarizwa no kumenya gusura. Ariko birahari nibwira ko kubanza kugira inyota nicyo cya mbere, niko nibwira wenda ku Banyarwanda sirito kugira inyota bishobora kuza imbere. Ushatse kubimenya wabimenya, ahubwo nuko iyo nyota itarabaho, inyota iro wabimenya. No kuvuga ngo hano muri Kigali tuvuge muzi ko igihugu cyacu kimaze gutera imbere ku bukerarugendo bushingiye ku nama n'ama event n'ibirori. Ubukerarugendo bushingiye ku muco, ku muco. Bw'icyo ngiye kubona uko akenshi bano bantu baza mu nama hari igihe bafite igihe kitari kinini cyane, ku buryo hari igihe bitabakundira kujya hanze ya Kigali, mu ntara wenda gusura amaparike y'igihugu. So muri Kigali rero ibintu byo gusura birahari bye byose. Hari inzu ndangamurage zitandukanye hano muri Kigali, hari i Kanombe, hari hano kwa Richard Kant, hari by'umuco ugiye nk'inyamirambo, hari abantu badamu bakora ibintu bijyanye n'umuco, abantu batwara mu bukerarugendo bamaze kumenyera cyane ku buryo abantu bahasura. Mu minsi mike turagira iyi Nyandungu Eco Park nayo iri hafi gufungura, abantu bakajya basura. Dufite Umusambi Village hirya hariya ujya Kabuga. So hari ibintu bitandukanye abantu bashobora gusura. Abantu bashobora no kugira experience zijyanye n'ibyo kurya, bashobora no kugira experience zijyanye n'amasoko, uburyo duhaha n'uburyo duhahisha, bakajyana mu masoko. So bano batwara ba mukerarugendo bashobora gupakaginga ibyo bintu byose ku buryo ushobora kugira iminsi 2-3 wamara muri Kigali usura ibintu. Ariko ngira ngo murabizi mu by'ukuri muri rusange ubukerarugendo bwacu bwabanje gushingira cyane ku bikorwa nyaburanga biri naturel cyangwa se bya gakondo bijyanye cyane n'amaparike y'igihugu. Ariyo mpamvu akenshi aricyo kiza mu mutwe iyo uvuze ubukerarugendo mu leta yumva Ingagi, akumva Akagera, akumva Inyungwe. Ariko hano muri Kigali birashoboka rwose ko ushobora kumara iminsi 3, iminsi 2 kandi ufite ibintu bitandukanye uri gusura. Okay, urakoze cyane. Ku bijyanye noneho by'umwihariko kuri abo banyamahanga baje hano mu Rwanda, cyane cyane usanga kenshi bakunze kuvuga yuko hari aho bagera wenda mu itangwa ry'imirire, ugasanga bya byo kurya basabye, ugasanga wenda ubumenyi buri hasi. Sinibaza rero impamvu wenda nkaho bibayemo imyaka myinshi birambyemo wanabikozemo, ndumva twarabiganiriyeho, usanga ikibazo kiba kirihe kugira ngo umunyamahanga yaka ibyo kurya
kozi ayoberwe rwa rurimi mbese babashe communication mbese ntiboneke nuko bari imirire wenda se itamenyerewe mu gihugu cyacu cyangwa nuko wenda ibyo biza ku rwego mpuzamahanga mu myigire oya tugenda mu bihugu bitandukanye naho ugera mu Bushinwa ugasanga rwose barya inzoka cyangwa barya imbwa ariko nubwo batazi n'ururimi bazi Igishinwa gusa ariko n'abacuruzi urabibona mu maso ye ukabona ko ashaka gukuramo ifaranga akagusekera akakwishimira akakwereka ikintu yifuza kukuvanamo amafaranga. Ikibazo dufite twebwe rero twagiye muri domene yo gucuruza nk'uko wacuruza ibyuma cyangwa wacuruza imodoka cyangwa wacuruza ibishyimbo, ariko iyi domene ni domene ikwiriye gushakishwa mu buryo specific. Ngira ngo n'umuyobozi Manuel twarabivuganye kenshi tubivuganaho, nashoboye no kuganira n'andi mahoteli yo hirya no hino cyane cyane ariya y'Iburaya, kugira ngo ubone serivisi zisa nuko haba hari abantu bafite ubushobozi, abantu babyize bafitemo experience. Noneho twebwe buri muntu akirwanaho ku buryo bwe, ataranabyize atanabizi, ariko agacungana nabyo kugira ngo imari ayicunge. Nyamara hari hakwiriye na Manuel twarabivuganye kenshi, hari hakwiye kwiga uburyo amahoteli nk'atanu cyangwa atandatu mato mato yarakwiriye kuba groupe, akaba hamwe, akagira umumanager umwe ukomeye cyane ubizi, ushobora kumenya amasitoke ukuntu ameze, ushobora kumenya ibigomba gukoreshwa mbere y'uko bipfa, niba hari abakiriya akaba yabijyana akabijyana hariya babuze akabijyana ahandi, turi ba nyamwigendaho. Ukagerageza kuba nk'umuntu ugurisha ibishyimbo cyangwa amasaka, ariko hoteli ntabwo ari byo. Hoteli bisaba ubumenyi, bisaba kugira stock. Akenshi usanga abantu bibaza ngo ariko kuki cyayi gitinda, kandi uzi ko ari amazi bashyushya iminota 5, 3, 4, ariko ashobora gusanga adafite tangawizi kandi agomba gushyira tangawizi muri cya cyayi. Ushobora gusanga yari afite amata amalitiro 2, kuko iyo aguze 10 abura abayagura agapfa, none akazana 2 gusa hanyuma agatungurwa n'abakiriya. Urumva rero turacyafite utubazo tekinike, nizera ko Manuel batwumva babyiga kandi tuzagera igihe tuzabigeraho. Manuel, iki kintu hari ikintu mwaba mugitekerezaho cyo guhuza amahoteli, tuvuge niba ari Radisson Blu iri mu Rwanda, ni Rusizi ikaba ihari, niba ari Five Star Rusizi, niba iri Rubavu cyangwa se Nyagatare, ku buryo wamushyitsi uje yavuze ati nshaka kujya muri Radisson Blu binajya mu ya Kigali cyangwa Nyagatare, nubwo zitakubakwa ariko akaba ari za nyenyeri zihuza zikaba zaho zisa nkaho ari izina rimwe, ariko ntibyabuza nyiri hoteli n'ubundi kubona wa musaruro we n'ubundi yabonaga. Biriya bintu mubona byatanga umusaruro cyangwa byagira akamaro? mbere twavuze ikintu kinini kijyanye wenda ku mahoteli manini birajya gutandukanaho gatoya, kuko mu by'ukuri amahoteli manini muri rusange aba afite brand ziri international zo hanze, aba yubatse, aba afite abantu bose yavugaga bwa bushobozi bwose, za structure zose ziba zihari, ku buryo wenda niyo yakora nabi hari izindi mpamvu zishobora kuba ziri hirya, ariko ababyiza bara bafite infrastructure zirahari, amastoka ahagije arahari. Ariko ku mahoteli matoya ntekereza ariho yashaka kugusha cyane, inyenyeri 1, 2 kugaruka hasi. Wenda Berite sinzi aho yashaka kuganisha, ariko birashoboka ko wenda no kubona umuntu w'umuhanga ubizi cyane wenda bibahenda. Kubahenda bikaba bivuze ngo ntabwo buri hoteli yagenda igira umuntu umwe ushobora kubikora, ko ubundi niyo nama twagatanze. Ariko modeli ari kuzanamo ni nziza, abantu bashobora kuba bayitekereza. Bivuze ngo birasaba gufatanya ariko nabikora ku giti cyabo n'ubushake bwabo, kuko nubwo turegiretinga tukigisha tugatanga amabwiriza, turagaruka tukuvuga ngo umuntu ni imari yashoye
ni bizinesi ye ari kuraninga, hari uburyo yagombye gukurikiza amategeko y'iraninga kandi nawe akavuza hati turi banyamwigendaho. Gufata hoteli imwe yitwa Manuel, indi hoteli yitwa Bertin, indi hoteli yitwa, ukavuga ngo umuntu umwe naza ziyobore, birasaba ko ubwabo babanza kugira iyo myumvire, bakumva ko ubwo bushake babufite. Ni modeli ngira ngo abantu batekerezaho dufatanyije n'abafatanyabikorwa cyane cyane n'abikorera ubwabo, private sector, association yabo, tukara ko byashoboka kandi ibyo biranashoboka. Nibwira ko leta yabishyigikira kuko ikintu duhora tuvuga cy'ikibazo gikomeye ni professionalism cyangwa se ubunyamwuga mu kuyobora amahoteli yacu. Hari kimwe mu bintu bituma serivisi zitagenda neza, zipfa. Kandi ibyo yavuze nibyo kuko abantu banyumve neza, ariko uburyo ducuruza ibintu bisanzwe mu isoko Nyabugogo, ucuruza imyenda, amabaro, ucuruza ibishyimbo, ucuruza ibirayi, ni ukudandaza. Hari igihe umuntu akorera amafaranga akabona amafaranga menshi ashobora kumuha ubushobozi bwo gukora hoteli, agatekereza ko hoteli arayiyobora mu buryo nk'uko gutandaza. Ni ibintu bitandukanye kuko nacyo Berite yigeze kukivugaho, ati abakiriya nabo bafite inyenyeri. Burya kuba muri hoteli nabyo bifite no kurya muri hoteli no kunywa muri hoteli bifite inyenyeri. Tujya tubibwira abantu wenda ntibabyumve. Urugero rworoshye ruri aho, wenda tekinike utagira, abantu banywa amave, divayi, za divayi. Umuntu unywa divayi ifite umuco wayo, ifite uko inyobwa, ifite ikirahuri inyobwamo, ifite uko ikora. Ngewe rero iyo umuheye ntazi ikirahuri ijyamo, icyo gihe ni ikibazo kuko we andenze ku bushobozi. We umukiriya azi iti divayi inywa ijya muri iki kirahuri, azi iti iyo ugiye kunseriva ibyo kurya wagombye kuza ukanyura aha ngaha, warabizi nk'umukiriya. Rero rimwe rimwe tukabijyamo tutazi ko abo tubiha bo bazi ibyo bagomba gukorerwa, noneho tukabikora ubwo uburyo twe tubitekereza bwa bundi busanzwe bw'uko dukora ibintu bisanzwe. Ari byo Berite avuga, amahoteli cyane yacu araburamo akantu k'ubunyamwuga k'abantu bazi ibyo bintu, bazi iyo formule. Tubifata nk'ibintu bisanzwe, wabigeramo ngira ngo Berite yabyemera, wenda twabyumvikanaho, wabigeramo ugasanga n'indi nkuru ugiyemo, ni ikindi kintu gitandukanye. Ugashaka gukontorora ibintu byose, ugashaka kuvuga uti amafaranga ndirebera, ndahaha, ndagera gutya. Ibyo bintu ntabwo bikunda. Akazi ka hoteli ni kenshi cyane, ni nk'uruganda gasaba structure ndende. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe no guhomba hari igihe bizamo, kandi umuntu yibwira ko ari gukontorora ibintu bye. Ariko kubera ko kontorora ibintu bimurusha ubushobozi n'uburemere, wenda sinzi niba turabyemeranya, ariko hari n'igihe wibwa kuruta utekereza kuri kurinda. Kubera kuri kurinda ibintu biri complexe utumva neza uko bimeze. Noneho washaka kubikora uko ubyumva kugira ngo ubirinde cyane, bigatuma serivisi bambi. N'urugero mu mihahire tugira, iyo ngenjemo nka Berite akamakazi ubwo cyangwa n'indi hoteli, hariya mvuge nti wenda iyi cocktail runaka irakenewe, ndakeneramo utu tuntu, ndakeneramo tuvuge wenda indimu cyangwa orange, amaronji. Umucuruzi akavuga ati amaronji uri kushaka kugura ungura ko ari mu byo kunywa, amaronji rero n'ibyo kunywa bihuriye he? Amaronji na whisky biraza guhurira he? Kubera ko ubumenyi bukeye. Ibyo rero bigatuma hari igihe umurimo tuvuga uti no ibi ngibi no ibi ni byo ushaka kunyiba, of course ubwo cocktail ntizaboneka. Ibyo rero avuganye ndabyumva, model wa mugani ishobora kuba yashoboka, hakabaho ikintu kimeze nka consultance, umuntu akagerebera amahoteli menshi cyarimwe akabafasha, ariko nabo bakagiramo ubwo bushake bwo gushaka kwemera ubunyamwuga ko buzamo. Naho ubundi hoteli rwose itandukanye n'ubundi bucuruzi. Ibyo ndemeranyaho nawe nibyo, kandi nibyo nka RDB. Ngira ngo mbere yuko covid naba, Berite twe twatangiye gukora ku kintu ko hari amahoteli menshi yahombaga, ariko twakora analyse tugasanga guhomba ntabwo bishingiye gusa kuba barabuze abakiriya, ahubwo bishingiye ku bintu byinshi bijyanye n'uko tuyobora za hoteli. Rimwe na rimwe twibwa cyangwa se ibintu tukabibara nabi, tukibona banki zaturushije ingufu. Icyo nicyo kibazo cyariho cyane, hoteli zigurishwa, ariko bijyanye cyane n'imiyoborere. Muri kimwe mu cyo twatekerezaga ko ari ukuvuga ngo ni gute abantu batekereza modeli y'imiyoborere y'amahoteli yafasha abacuruzi kutajya muri uwo mwobo kuba bahomba batabizi, nyuma y'imyaka 5 akibona banki yamurushije ingufu mu buryo bw'amadeni. So ndemeranya rero nawe ni modeli abantu bashobora kuba barebaho kareba niba yakora, ariko uruhare runini ruzaturuka kuri ba nyir'amahoteli bayafite. Twebwe iyo support nibwira ko twafatanya kuyitanga. Berite, byakunze kuvugwa kenshi mu mahoteli, ugasanga hirya no hino nka mu banyamahoteli muri guha akazi
abamanejya baturutse mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Nigeria n'ahandi. Ese kandi mu Rwanda dufite amashuri, dufite ibigo by'amashuri bisohora abanyeshuri umunsi ku wundi, usanga bwa bumenyi bw'ireme ry'uburezi ritangwa mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo mu Rwanda ritaraba ku rwego ruhagije ku buryo wa muntu wasoje amasomo yo mu Rwanda ashobora kuyobora ya hoteli. Icyo kiracyari ikibazo gikomeye. Hari umusore Emmanuel yigeze kutwohereza, aje kutwigisha, aje kutuyobora, araza arambaza ati structure bimeze ite, ndamusobanurira, aza gusanga muri organigramme nta muntu ushinzwe marketing mfite. Arambwira ati none se yabuze gato nkanuke. Ati uteganya kuzabona abakiriya ute utashatse uburyo bwo kubabona? Ndavuga none se abo mbona barifuza, barifuza, akakubwira amafaranga menshi ariko hariho umusaruro ugasanga ntawo. Niyo handi navuze ni ubundi umudirekiteri wa hoteli ufite titire nk'iyanjye ntashobora guhembwa munsi ya $5,000,000. Yes, ni $5,000,000 rwose. Hahandi rero uvuga ngo ufite hoteli y'ibyumba 20, 25, 30, nkagerageza kwikorera nayo marketing igihe nyine, nkagerageza kujya ku isoko igihe nyine, nkagerageza urumva ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Banavuga ko nta muganga wivurira, kuba ngo wivurira umwana we no amujyana kwa pediatre wundi, nta muganga ushobora kubyaza umugore we, amujyana ku wundi mu gynecologue. Twebwe rero ukavuga uti nta mafaranga mfite yo kumuhemba. Akenshi nabo baturutse hanze hari ubwo baza batubeshesha ibipapuro, ariko wajya kureba ukareba usanga umusaruro nkanjye wabyize ngasanga no impapuro, ibyanditse mu mpapuro n'ibyo akora ntawe bihuriye. Ariko nk'uko leta yashyizeho itegeko ikavuga ngo niba ufite ikamyo ntiwemerewe gutwaramo abantu, niba ufite imodoka itwara abantu ntiwemerewe gutwaramo ibintu, bikaba ihame, bikamenyekana gutyo. Nk'uko Minagri udashobora kuvuga ngo ngewe nkunda ibigori, ngakunda imyumbati, ngakunda amasaka, ngakunda ibishyimbo, byose nzabishyira mu murima wanjye. Minagri ntibyemera. N'abaturage byabanje kubarushya guhuza ubutaka, ariko nyuma baje kubona umusaruro wabyo. Nicyo kintu nasabye, mpora mvuga buri gihe dukwiriye kugira minisiteri itureberera, yiga. RDB nsanga yarahawe inshingano nyinshi cyane. RDB ishinzwe ubucuruzi, ishinzwe ab'imbaho, ishinzwe ab'ubuzima, ishinzwe none ishinzwe n'amahoteli, ntabwo ubukerarugendo ntabwo yabivamo byose ibyo ngibyo. None tugahura baduhana gusa, kuko hari amategeko nyine, ariko byemewe bikakorwa neza, hakaba minisiteri, kuko ni ikintu kinini cyane nk'uko Manuel yabivuze. Ihoteli ni ikintu kinini cyane, ni kimwe na minisante. Iyo uvuze ubuzima bw'abantu nta gaciro wabona wakirenze. None rero twebwe tugaburira abantu ibiryo direct, n'abafite ibibazo by'uko tugira aho tugaburira bakarwara, ni direct uramuhereza agahita arya, nta nubwo ari capsule uvuga ngo ni ikinini gifunze gutya, cyangwa no, ni ibintu dukora tugahita duha abantu. Hari hakwiriye kuba regulation, kandi Manuel ibyo ashinzwe, nibyo ashinzwe. Twagombye kugira rura y'ubukerarugendo. Simbyuke none ngo nagushaga ibirayi nungutse nabonye amafaranga, nshobora guhita nubaka hoteli
ngakubitaho icyapa ngo mfite ihoteli. No, ni ibintu byagombye kugira amategeko abigenga, kandi iyo tugiye mu bindi bihugu usanga harimo gahunda. Narayibonye mu Bushinwa, nagezeyo nagomba kumarayo hafi kwezi nkeneye za communication, ngomba kugura amakarita. Hari amakarita ya Aziya, hari amakarita ya Afurika, hari amakarita yo gukoresha locally. Noneho babasubira kugurisha amakarita ku muhanda, ambeshya ko yampaye ikarita yo guhamagara hanze muri Afurika, kumbe yampaye iyo guhamagara iri lokale. Napfuye kuvuga kuri reception gusa ko banyibye, sinamenye iminota itarenga 5. Nahisemo n'aba officier 5 baje kumuproteja. Uwo musore nakumva ko nagomba kwamara ukwezi, uwo musore wanyibye sinamenye aho yanyuze. Ushaka ko banamwisha, kuko bubahiriza umuntu waje abasanga. Ni systeme irimo. Ngira ngo rero nasaba ubuvugizi bakazareba uburyo haba ministeri, hakaba ministre w'ubukerarugendo n'amahoteli y'ubukerarugendo. Reka tugaruke wenda kuri Manuel nawe twumve icyo gitekerezo uko cyumva. Bon, obviously ntabwo ndemeranya na Berite. Ntabwo turuhuze. Nta kazi kenshi mufite. Ntabwo ari cyo kibazo. Ntabwo ari ikibazo, na ministeri ushobora kuyishyiraho ukagomeza ufite izo result. I think RDB ifite nibyo ifite inshingano nyinshi cyane. Ariko inshingano ni nk'uko igihugu utagicamo ibice byinshi. Igihugu kirayoborwa n'umuyobozi umwe kandi kikagenda. Biranashoboka rero ko RDB yayobora bigakunda. Biranashoboka ko na ministeri yabaho. Ibihugu byinshi bigira za ministeri zishinzwe ubukerarugendo, ariko byaterwa n'ikibazo n'icyo ugamije gukemura icyo ari cyo, kuko wenda Berete wenda turaza kuganira hari twiherereye ikiganiro ni gitoya. Numva inama neza icyo yaba ari kuganishaho. Ariko muri RDB hari umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo burimo ibice bibiri, burimo kubwamamaza no guhanga ibyo abantu basura, hanyuma hakaba nibyo yavuga ati nibyo Manuel ashinzwe, hakaba n'ishami rishinzwe amategeko, aribyo twita regulation, ari nk'ibyo bakwitarura. Ahubwo ushobora kuvuga uti ese rikora uko ryagombye gukora cyangwa rifite ubushobozi ryagombye kuba rifite, wenda ari byo yarashaka kuvuga. Bishobora kuba byiswe ministeri, wenda byagira irindi reme hari. Umuyobozi wacu ari ku rwego rwa ministry, ni cabinet member, yicara muri cabinet. Nta gitekerezo na kimwe dushobora gutanga ngo kitageraho kigomba kugera. Ahubwo nibwira ko tugombye gufatanya na private sector, natwe nk'ishami ryacu n'abandi, tugaharmonizinga tukareba ibibazo biri hehe, bishobora kuba bikeneye amategeko runaka yagira icyo akemura. I think mu byo wenda yashatse kuvugaho, niba nabyumvise neza, ni nko kubona umuntu ushobora kubyuka inzu ye akabyuka akayisohokamo akavuga ati abantu baze baryamemo, akayihindura icumbi, ihoteli. Icyo gihe abakoze competition kuri ya hoteli isanzwe yubahiriza ibyangombwa cyangwa se amategeko. Aho rero ni ikintu I think cyo gupikingamo isomo abantu bakareba. Ushobora no gusanga na ministeri igihe yakenera none kugira irindi shami rimanuka rigakora ahandi hantu, kubera ministeri kenshi ni policy na regulations. So nkavuga ngo ahubwo icyo twakora na private sector ni uguharmonizinga tukareba ni hehe hari gaps. Kandi ndemeranya na Berete ku kintu kimwe cy'uburyo abantu iyi business bayitekereza, ubyuka ukumva nyine byaba byo. Hano muri Kimihurura turi, amazu yose abantu ngira ngo bayasohotsemo bayahindura amaresitora, andi bayahindura amacumbi atazwi, andi aho niho nibwira ari kuvuga hari kandi hakeneye n'ingufu zagombye kuba zijyana n'amategeko. Ariko njye ku bwanjye iyo niyo subsistence twarebaho, nicyo twarebaho dufatanyije, yaba ministeri yaba muri RDB. Ahubwo icyo tugamije kugeraho ni iki, sindwanya ko ministeri yabaho, ntekereza ko nanjye yampana akazi byari byose mu bandi bose babona akazi. Ariko icy'ingenzi no kumenya ngo gap ni izi, itegeko ritegutse ko dufite itegeko ry'ubukerarugendo, ariko rishobora kuba rifite gaps, ritadressing ibintu byose neza uko byakabaye. Ari nayo mpamvu ngira ngo wenda Berete niba abize sinzi,
ubu turimo muri process yo kuvugurura itegeko kubera ko twabonye hari ibintu byinshi cyane bidakavaringa itegeko dufite usanga nk'ibihano bitafatika neza bitagaragara uburyo bwo kubigenzura uburyo bwo kubwishyura icyo rero ngira ngo ni amategeko agombye gukazwa ariko twagomye no gufatanyamo kandi na private sector association bakaduha ibitekerezo bakatubwira ariko kuki mudafata ibinyingo mu byongera mu mategeko tugafatira hamwe tugafatanya so ku bwanjye yaba ministeri yaba RDB icy'ingenzi ngira ngo ni ikigamijwe n'izo gaps twakoraho. Yego murakoze cyane ngira ngo hari turaza gufata umunota umwe dukurikire uyu mu manager w'iyi hoteli Nyiramacibiri nawe twumve itangwa rya serivisi zabo tugaruke mu kanya dusoza ikiganiro cyacu. Nitwa Bertin Ruberwa ndi manager wa Hotel Diane Fossey Nyiramacibiri ariho turi none iherereye mu karere ka Rubavu bien sûr mu ntara y'Iburengerazuba. Shingiye ku byo umuyobozi wacu mukuru yari ikiganiro mwagiranye Nyiramacibiri Hotel ni hotel ifite ibyumba 26 ikagira service za bar na restaurant tukagira ni service zo guhostinga inama ndetse n'amahugurwa atandukanye. Ubundi by'umwihariko hotel Nyiramacibiri dutegura ibya kinyarwanda niyo twita Nyiramacibiri brochette ibiteguye neza cyane rwose aho n'abakongomani ndetse n'abandi banyamahanga bazariyo bakurikiye kuko ibiteguranye uburyo bw'umwihariko. Ikindi Nyiramacibiri hotel kujyanye na accommodation dufite nkuko nababye dufite ibyumba 26 biri muri categories zitandukanye harimo suite rooms dufite VIP rooms dufite double rooms even the single rooms. For the suite rooms ibiciro bundi wacu ntabwo ari ibiciro bihanitse cyane ku buryo buri wese atahisanga buri wese arahisanga hakaba mu rugo wa bose ari abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ngira ngo Manuel wenda turi kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu dusoza kugeza aka kanya ni cyura abwira abanyarwanda by'umwihariko abari mu nshingano zabo z'amahoteli n'ubukerarugendo ku munota umwe wenda dusoza. Tukomeza tubashishikariza ko buri gihe umukiriya ni umwami n'ubwo wenda tubivuga bikumvikana mu buryo niba abantu batabifata uko tubikora ariko ishingiro ryose ryo kwakira abantu ry'amahoteli riri ku mukiriya. Icyo ukora cyose cyagombye kucyclinga imbere kigomba kugusha ku mukiriya. So kwihutisha service ni ibintu twagiye tubona ko abantu benshi bakomplaininga service zitinda rimwe na rimwe abakozi batazi ibyo batanga dukeneye amahugurwa kenshi kuyongera dukeneye no kureba no kwiga kumenya ku mategeko tukamenya icyo amategeko ateganya icyo ashaka rimwe na rimwe hari abantu bagwa mu makosa batabizi abantu benshi ntibazi ko hari itegeko ry'ubukerarugendo hari dukwiye kongera ubuvugizi bakamenya standards itegeko rifite ibyo ukurikiza bishobora kugufasha ukaba twateguye ibintu byose bishobora kuba byagufasha mu kwigishiriza abakozi bawe cyane gukora akazi kawe. Biriya yavugaga byo gukontorora amastoke byo kugera gute kumenya ukeneye mu gikoni nuko twegera haba hari ama checklist ku buryo dushobora kugufasha tukaza wowe ugasetinga ibintu neza ukagera ababikora. So by'umwihariko kuri Cogamu rero ho again nabwira abantu mu hotel ko bagomba kwitegura tanga service nziza cyane kwitegura kuseringa abanyarwanda turabashishikariza kumenya gucuruza n'ibyo Bertin yavugaga kumenya gucuruza apana kuza ukavuga ushaka iki nta kivuga ukigendera ukumva birangiye gutyo cyangwa se wakimpaye ukumva ko birangiye. Dukunda kugira utudefo aho usanga abantu dukoresha mu ijambo wenda dusoza hari umuntu agiye uyu munsi hari umushyitsi wanjye uzaza muri weekend aje avuye hanze agiye kumaza icyumba nangaye cyuma yaje araramo nangaye arakomeza yigira muri telefoni ndasohoka ndigendera voilà nicyo navugaga hari ukuntu dukoresha abakozi dukwiye kubashyiraho motivation n'umuco wo kumenya ko ibintu ari ibyabo. Rimwe ugasanga abakozi ntabwo bafatanyije hari na nyiri business kumva ko bose bagize amaraso y'icyo kigo. Ni ikintu dukwiye gukangurira abanyarwanda tukamenya gucuruza ukamenya kuvana umuntu amafaranga uje neza umusimayiringira umuha icyo ugomba kumuha ukamenya ngashoba ko umuvanye mu mafaranga menshi. Abantu rero bazaza bafite amafaranga bakeneye kuyakonsuminga reka dufate uwo mwanya tuyagabane nabo. Urakoze cyane turashoje ndagira ngo Bertin nawe umunota umwe gusa ugire icyo ubwira abanyarwanda by'umwihariko abagana akarere ka Rubavu. Abagana akarere ka Rubavu amahoteli by'umwihariko dukwiriye kwitegura tukamenya ko turi ahantu h'uburanga ahantu heza uwo ari we wese n'abanyarwanda nkuko nabikubwiye nakoze nari nzi ko mbikoreye abanyamahanga ariko nasaze n'abanyarwanda babikunda. Twitegure
muri iyi periyode ya cogamu bashobora kuzaza batinde i Kigali ariko bazagera bakenera Rubavu. Dufite amazi, dufite ikivu cyiza, dufite umuyaga mwiza, dufite noneho bw'akarusho dufite n'imihanda. Ubu hari imihanda rwose ushobora kugenda ibirometero birenga 20-30 ugenda kuri kaburimbo mu muyaga mwiza. Dukora uko dushoboye, tubitegure, twe gupanika ko iyo haje panike ibintu birapfa. Tutegura ibintu simple, ibintu bisanzwe ariko byiza. Tujye muri sitowa zacu turebe ibyashaje byaje mu mukungugu tubihanagure, amafirigo yacu tuyarebe ese bimeze bite kwa buhara bwo kugira ngo ibintu udahomba n'icyenda gupfuka kigumishamo byose. Twe kuzategereza ko Manuel azaza ngo adufungire, ahubwo dukora uko dushoboye dushake ibyo abakiriya bashobora kuba byabashimisha kandi ngira ngo birashoboka. Murakoze cyane, reka dushimire mwese twabanye muri iki kiganiro cya Flash Business. Twagarukaga ku itangwa rya serivisi mu mahoteli n'ubukerarugendo, turebera hamwe n'iki cyakorwa kugira ngo urusheho kuba byiza, cyane cyane ko turi kwitegura iyi nama nyine igiye kuba yacogamo cyangwa se izindi nama tugenda twakira umunsi ku wundi, yewe by'umwihariko n'abashyitsi baza bagana igihugu cyacu cy'u Rwanda baje kureba ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda. Reka tubashimire, mukomeze kuryoherwa na gahunda Flash TV yabateguriye, muryoherwe n'ibindi biganiro bigiye kuza nyuma yacu. Ikiganiro News Lab, amakuru yiri wacicikana ngende mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze yarwo ni mu kanya nyuma yacu, ntimujye kure y'isakaza amashusho yanyu. Bye bye. Mariko nanjye Bergine Bizimana. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka.